Turabashuje mwese abakunzi b'ikiganiro makuru kibana kuri Flash TV. Ni ikiganiro gisanzwe kibaho, ikiganiro cyita ku myidagaduro, ubumenyi ku nyamaswa, umuco nyarwanda ndetse n'iyobokamana. Njyewe ndi Uncle Bim, ndi kumwe n'abana beza b'ishiti ndetse ndi kumwe na Uncle Denice n'ingibisanzwe nabasuhuje. Uncle Denice murabona turi kumwe ndetse n'abandi bana bose. Uncle Denice ndakumva Uncle Bim. Ruhande rwa rundi muntu nawe ruhande rwacu hari undi muntu kanawe tumusuhuza ashaka kutwibwira amazina ye. Uraho neza? Muraho neza? Bakwitande? Murakoze cyane. Mu bisanzwe amazina yanjye Nitwiringiyimana Janvier, ariko bakunze kunyita Omar. Niryo zina abantu bose bazi. Nkorera hano Fazenda, murakaza neza kuri Fazenda, ni karibu turabakiriye. Yego murakoze cyane. Hanyuma Omar, wowe ugiye kudufasha iki noneho ahangaha twaje? Murakoze, ngiye kubafasha. Ese ifarashi zibayeho gute, ubuzima bwazo bumeze gute, ese zifite umuco umeze ute? Ndi hano kugira ngo mbafashe. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero. Uyu munsi mu kiganiro makuru kibana, Uncle Denice ibutsa abantu ikiganiro kibera kuri Flash TV. Ikiganiro makuru kibana kibera kuri Flash TV buri wa gatandatu saa 3 kugera saa 4 ndetse no ku cyumweru saa 7 kugera saa 8. Uncle Denice narakoze cyane rero. Ikiganiro ni makuru kibana nkuko twabibabwiye mu bice byose. Uncle Denice bigize makuru kibana. Uyu munsi tugiye kwibanda ku cyo bita imyidagaduro n'ubumenyi ku nyamaswa cyangwa niyobokamana. Ubumenyi ku nyamaswa. Babwire neza tugiye kwibanda ku nyamaswa ndetse n'imyidagaduro. Oya, ntago babyo. Abana mumeze neza? Mumeze neza mwese? Harya nitwa nde? Ninde uzi izina ryanjye? Ninde uzi izina ryanjye? Tubwire izina ryanjye. Uncle Bim. Ninde uri izina none? Yabyishe. Nitwa nde? Uncle Berite. Uncle Berite. Undi ninde urizi? Nawe? Berti. Berite. Ninde uzi izina ryanjye? Uncle Bim. Uncle Bim. Nawe harizi? Uncle Bim. Uncle Bim, murakoze cyane. Ndetse uyu munsi turi kumwe n'abana beza, twaje rero twaje mu kwibanda ku bumenyi ku nyamaswa. Akaba ari icyo kigize makuru kibana. Rero nyine turatembera ku mafarashi, turareba ubumenyi ku nyamaswa butandukanye. Niyo mpamvu tugiye guha umwanya Omar kugira ngo atangire atwereke nyine ubwo bumenyi ku nyamaswa, atangira tuyobore. Abana, ifarashi murayizi? Ninde uzi ifarashi? Ifarashi imeze gute Liam? Tubwire. Ifarashi imeze gute? Ninde uzi ifarashi? Ninde uyizi? Okay, reka rero. Kubera ko rero none tutayizi neza, bagiye kudusobanurira. Niyo mpamvu uyu mugabo witwa Omar agiye kudusobanurira, sibyo? Yego, nako Pichu nawe, Pichu arayizi? Pichu ifarashi ni iki? Yego. Pichu byamunaniye. Hanyuma rero Omar agiye kudusobanurira, atwereke byinshi cyane kubijyanye n'ifarashi, uko zibayeho, uko zibyara, byose turayimenya, sibyo abana? Hagati aho rero abana bakaba bari no kwinywera akaji. Reka dukomeze rero turebe uko bimeze. Turahera hano ku ifarashi. Farashi nziza. Yego. Farashi bita Soñador. Yego. Farashi ikunda abana bayikoraho. Ari imbere. Okay, murabona ko n'izina ryayo irarifite. Ifarashi nziza ikunda abana. Ni farashi nziza ikunda abana, muyikoraho. Ni karibu kuri Fazenda Senga Limited. Ni karibu cyane. Reka tubereke ngo ifarashi bayigendaho gute, ifarashi bayikoraho gute, ikunda iki. Abana turabakunda cyane. Ubwo se ikibazo nakwibaza abana, ubu twese twemerewe kuba twakwinjiramo cyangwa n'umwe? Umwana umwe? Yego, Axel genda ture. Umwana umwe rero akaba agiye kwinjira, agiye kureba ifarashi. Murakoze cyane nkuko bisanzwe. Yego, wafata mikoro kugira ngo udufashe. Mikoro uyiyegereze ku munwa. Murakoze cyane nkuko bisanzwe. Iyi ni farashi nziza yitonda bita Soñador, ikomoka muri Kenya. Soñador ni farashi itwara abana bose, ikunda abana, itwara abantu bakuru. Bayita Soñador. Urabona ko yitonda, ifite umuco mwiza. Ni farashi yatojwe. Nashishikariza abantu bose ngo ifarashi nta kintu itwaye, ntabwo yica. Iyo ushaka kuza kuri Fazenda uraza tukakwereka ukuntu yicaraho. Ni ibintu byiza cyane. Mushobora abana, hari icyo mwambaza ku bijyanye n'ishovari?
aha Axel hari ikibazo ufite ushaka kumubaza hoya nabyumvishe neza neza kitagira amahani ko yavutse muri Kenya ko yatojwe ikaba ari ifarashi nziza. Okay, murabibona ko yitonze. Yego. Ifarashi ibyara gute? Byari igihe kingana. Ifarashi nkuko bisanzwe ibyarira amezi 9 ikarera umwana wayo mu gihe cy'umwaka. Yego. Reka dukomeze namwe ufite ikindi kibazo ushaka kumubaza? Begereze mikoro. Yego. Umwana Axel. Ureke bakuyobora itaza kugira nyuma yayo. Wamubaza ikibazo Rayana. Ese umwana w'ifarashi yonka amata? Urakoze cyane. Umwana w'ifarashi nibyo aronka, nayo ifite amata umwana wayo yonka. Yego. Na Nuri anafite ikibazo. Ongera utangire. Amata y'ifarashi barayanywa? Ikibazo cyiza. Kiza cyane. Ese amata y'ifarashi barayanywa? Omar tubwire. Urakoze. Amata y'ifarashi agenewe umwana wayo gusa. Agenewe umwana wayo gusa. Yego. Kubera iki? Kubera iki agenewe? Kubera iki? Ikenewe. Begereze mikoro. Kubera iki amata? Kubera iki amata Agenerwa umwana wayo. yego agenerwa umwana wayo gusa? Urusha kubaza umuntu ntabwo yayanywa. Kubaza niba umuntu atayanywa. Yego. Kuki atayanywa? Agenewe umwana wayo kuko ari ifarashi. Ifarashi umwana wayo niwe wemerewe kunywa amata yayo gusa. Yego. Okay. Aha. Umwana w'ifarashi utubwiye ko Omar. Yego. Omar, utubwiye ko umwana w'ifarashi acuka kuri nyina hashize umwaka. Ese kuri uwo mwaka ashobora gutangira gukora imirimo? Nta mikindi kibazo amafarashi kuki afitana imirimo ikora ni iyihe? Two tuntu tubiri watumbwira. Umwana w'ifarashi yemerewe gutangira gukora afite imyaka 4. Mu myaka 2 dutangira kumutreninga, tugatangira kumutoza uko agomba gutwara abantu, hama agatangira gutwara ageze ku myaka 4. Yego. Kubera iki itagira amahembe? Ese ifarashi ntago ishobora kugira amahembe? Ikibazo umwana abajije. Rakoze. Nta farashi igira amahembe. Amahembe agira inka n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye, ariko ifarashi ntabwo igira amahembe. Yego. Hanyuma urakoze cyane kudusobanurira. Njyewe nakwibaza ngo mbese buriya izi farashi aba ari nini zigira abana bazo baba zibyarira hano bigenda gute? Murakoze cyane. Ifarashi zacu hano twazizanye mu rwego rwo gutwara abantu. Zituruka muri Kenya, niho zivuka. Zibyarira muri Kenya, hano zihari mu rwego rwo gutwara abantu. Yego, bazi ikibazo kindi. Kuvuga ko iri gutwara abantu, iyi ni male ou femelle? Arabajije ngo mbese iyi ngiyi ni ingabo cyangwa ni ingore? Yego, iyi ngiyi ni ingore. Aha, wumvise ko iyi ngiyi rero ari ifarashi y'ingore. Hanyuma buriya nakwibaza, yego mbere yuko umwana abaza, ubibwirwa n'iki ko ari ingore cyangwa ko ari ingabo? Urakoze. Nkuko ushobora kureba inka ukamenya ngo iyi ni ingore cyangwa ni ingabo cyangwa se n'indi nyamaswa runaka, n'iyi yo niko bimeze, nta gihinduka. Aha, urakoze cyane. Hari undi mwana ufite ikibazo? Turumani bazi ikibazo nawe. Yegereza mikoro cyane uvuge. None se ibundi ingabo ntago yitwara abantu? Ikibazo akubaje ngo mbese ingabo nitwara abantu. Turumani abajije ikibazo cyiza, abana mutega amatwi.
yaba ari ingabo itwara abantu, yaba n'ingore itwara abantu, nta kibazo. Yego abana mwabyumvishe mwese, yaba ari ingore itwara abantu n'ingabo itwara abantu. Nawe baza ikibazo cyawe, gereza mikoro mubaze. kubera iki irumara Hano hari umwana wabajije ikibazo cy'amatsiko. Buretse bamusubize. Arabajije ngo kubera iki iyi ngiyi ari umukara? Yego, inyamaswa zigira amabara atandukanye. Hano tugira ifarashi y'umukara, iy'umweru, amabara yose zirayafite hano mu ifarashi dufite. Ikibazo cyawe kandi ikibazo cyiza cyane. Ikibazo cya nyuma hanyuma dukomeze. Mbese ko nazi ukuntu inka y'ingore cyangwa iy'ingabo iba imeze, ubwo n'inka n'ifarashi y'ingore cyangwa ingabo nabyo nzi. Aha, uvuze ko Omar wari usobanuye ko ifarashi uko urebera ku nka ukamenya ko ari ingabo cyangwa ingore, ariko no ku ifarashi ubigenza. Ati se ko ngewe ntazi inka y'ingabo cyangwa iy'ingore uko iba imeze n'uko bayireba. Yaba ashaka kumenya ngo ifarashi y'ingore yaba imeze ite, ifarashi y'ingabo yaba imeze ite, wabibwirwa n'iki? Aha, ngira ngo ishobora guhindukira ukamenya ngo ni ingore cyangwa ni ingabo. Ubundi ifarashi iyi ni ingore, urabibona. Ingabo ushobora kubiboneramo aha hepfo, cyangwa se n'ingore ukayibonera inyuma. Reka ngufashe Omar. Ni ukuvuga ifarashi y'ingore igira icebe. Icebe riba rifite amabere yonkerezaho, sibyo? Ariko ifarashi y'ingabo ntago igira icebe, ntabwo igira nayo mabere yonkerezaho. Ubirebera hariya mu maguru y'inyuma, wabona ifite amabere. Ikunda kugira amabere angahe Omar? Ifarashi igira amabere abiri. Abiri. Tubona amabere abiri nyuma mu matako. Yego. Barakoze cyane Omar, reka dukomeze udutembereze. Ndakeka wenda noneho baye ngombwa ifarashi uvuze ko yitonda, ikunda abana, niba dushaka no kuyisohora wenda igatembera tukareba uko bimeze. Yego urakoze ako Daniken. Arakoze Omar kudusobanurira, ngira ngo abana basobanukiye byinshi, ariko n'ubundi bari kudukika, bari gukina, bari kwihuta bagakira. Nanjye reka gukina ndagiye. Abana mwabonye handi mukinira. Abana rero ako Daniken, urabona ko abana bahise badukika bakabona indi mikino. Kubera imikino. Ariko babonye ifarashi basobanukiye byinshi. Abana tumaze kubona ifarashi badusobanuriye byinshi. Ni iki mwumvishe? Aha, Axel agiye kutubwira icyo wumvishe ku ifarashi. Numvishe ko amafarashi avuka. Hagarara hano niho nibyo byiza. Yego. Wumvishe? Nawe rero tuvuga. Wumvishe iki? Wamenye iki ku ifarashi? Numvishe ko amafarashi avuka muri Kenya. Yego. Eke aza hano gutwara abantu. Yego. Muhembe. Male female yatwara abantu. Yego. Igakunda abana. Yego. Kandi kiriya yitwa Sonyador. Yego, urakoze cyane. Abana ni mu mama ashashuje neza. Ni mu mama ashi. Namwe ni muze mudusubize. Nawundi? Murasubiza mwese murasubiza. Liam, wowe ni cyo menya ku mafarashi? Numvishe ko amafarashi abyara. Yego. Liam yumvishe ko amafarashi abyara. Truman, wowe wamenye iki ku ifarashi? Numvishe ko Yego. kubona ifarashi y'ingore n'iy'ingabo ubirebera ku macebe. Iy'ingore iba ifite icebe hariho n'amabere yonyerezaho, iy'ingabo ikaba itagira amacebe. Yego, Truman nasubije neza. Abana bose rero bakaba Rayana, wowe ni iki wamenye ku ifarashi? Icyo wamenye ku ifarashi utaruzi? Njyewe kinamenye ku mafarashi ni uko amafarashi agira amazina. Yego. Aha. Rayana rero nawe uravuze ngo yamenye ku mafarashi ko amafarashi agira amazina. Abana rero hano bari kwikinira, nanjye ndi kwikinira. Ubu nanjye rwose ngiye guhita njya mu bindi mikino, ariko mu kanya turajya no ku ifarashi.
mukanya tujye kujya ku ifarashi Uncle Danny Chen niwe ndabona amaze kuyicaraho ariko ikiganiro ni makuru kibana abana turi kumwe hano nanjye reka njye gukina nanjye reka nze nanjye nanjye murabona ko rwose nicaye nge mu munyenga nicaranye na Liam amakuru yawe Yes. ninde ugiye gutwara iyi modoka ninde ugiye gutwara iyi modoka uretse tutagwa uretse ngiye mfite ubwoba uretse ngiye mfite ubwoba ntago turagwa abana bagiye kudutwara mu munyenganga Uncle Danny Chen Uncle Danny Chen nanjye ndi kurya umunyenga Liam ngwino mufate neza mutagwa Liam mufata neza mufate mutagwa mufate Uncle Danny Chen akira afashe gutya ndashaka kujya muze yego urabona ko rero bose baje mufate mutagwa mufate okay rimwe umunyenga wa nyuma dutware rimwe twagiye urakoze Axel merci rikera Axel rikera okay ngava bawita tutagwa okay nawe abana murabona ko baduhaye umunyenga nanjye nari nkumva umunyenga mwabana mwe yes turakomeje rero ubu ngubu tugiye gukomeza nanone tugiye mu zindi game Uncle Danny Chen ubu ngubu bakurikiye iki yego Uncle Danny Chen ubu ngubu noneho tumaze kureba amafarashi abana bamenye byinshi Enzo yamenye byinshi Arda yamenye byinshi Omar yadusobanuriye yego murakoze cyane ubu noneho dukurikije iki Omar dukurikijeho zipline yego ni umwicungo mwiza cyane turava kuri zipline duhita tuza kuri tampoline yego nawe ni umukino mwiza cyane urakoze cyane ariko Uncle Danny Chen genda shaka kugenda ku ifarashi turagenda no ku ifarashi Omar turagenda ku ifarashi turagenda ku ifarashi yego tuvuye kuri zipline abana mwabyutse yego umwe turagenda ku ifarashi abana nawe uragenda ku ifarashi ariko none tugiye kuri zipline abana tujye kuri zipline